Ndi papa sava. Gusa shaho. Ese Manudi noneho yagiye. Hanyimbaza mubaza ari ibyo twahereye twicaye nta muntu Abantu ubundi twiyakira. bashaka kwicara iminota igera muri 5 nta muntu urabageraho. Yashakira kwa papa sava bageraga serivisi nziza. Ahubwo suribukana ahakiri wa mukozi umwe wa mbere. Umwe w'ibibuno binini. Yego. Ubundi kabisa ubundi Ari ubundi abakobwa wageraga hano nageraga hano nzi ko nabisanga ku meza. Undi bari gahunda rero. Bari nagakonje se. Rengo. Bibaza ko rwose bakiri. Gusa twere kugeraho. Muryoherwe kandi. Mwiriwe neza. Asenga Welcome here. Ibyo twategereje. Eho ya. Ntabwo nakoze mu 10 nta wundi muntu hano twabonye ngo twari. 10 ntabwo gusa abanga ariko si 10. Reka tubikosore tubikosore. Tumubaza cyangwa ngenda kumereza kuri kandi. Kakano waraje. Turabaye kimabuja. Mama Sprite. Sprite. Sambye akabaka. Wenda nyuma maze kugira icyo nshyira mu nda. Ahubwo si ucyo kiraza. Oya bintu birahari kanze mbazanze. Kazana. Urumva nshaka kwapiga nzenze. Kuri kwapiga nzenze yaraciriritse. Ariko nyine nibona nawo basi ugerayo uzi ko niyo service nziza uyifite. Ariko byibuze aha ngaha nubwo byatinda ubuzi ko wicaye ahantu nyine hasa neza. Of course. Nabyo birakonterega. None nicyo baturishisha. Nubwo tumutume sureba ntabwo azi. Ariko ashobora kuba afite nk'abakiriya hari wenda mu cyangwa akaba afite no mu mashambure abantu bari kumutesha umutwe. Andi makuru se y'iminsi. Bisa. Twarituranye. Twaraburanye ese ko wanyuze. Se we ni ibiki usigaye ubugiyemo. Ese mbihugiyemo wambwiye ngo ubundi mbere weekend rimwe yajyaga ducika utahamamagaye ngo dusange. Wongera umbwira uti buri weekend uri tayari. Nase ninjye wabyanze. Yobonye. Oya. Shano kuri gerageza. Yego se cyangwa niba uragerageza. Njye nkunda yo twasangiye tu wakantu. Ukaba ugiye kwiyahuza mu fantasi. Oya numva ko nshonje. Ntabwo nahita nshyiramo inzoga nta kintu kiragera mu nda. Uratangiye. Akuranzi ko yowe kabisa. Mukanya ngucaka utunca. Sobize. Rega niyo wabunye nkunda gusohokana nawe. Uzi ibyo ngunda. Saha yageraga? Ni kigera. Ndimva nira. Oya hano yuje ukagira ugasigaza n'izi turazibika nta kibazo. Ngomba mfite. Umugura twaraye gusimbira. Urabese n'abakrode. Niyo mpamvu. Niyo bagabo. Yaba kabisa numvaga urutava mu kanwa n'imugoroba. Kumbe. Zana ngufasha. Oya reka mbigukorere. Aka nje nta n'ikibazo. Oya reka mbigukorere. Manuko hano mwahindutse. Gutese kwa ngaha. Murasigaza kugira ngo abone ikintu. Oya biterwa n'amasaha buri ariko urumva nibwo tugifungura. Bizi ko gahunda baduhaye yo gufungura. Mano yo komande nkayishyizeho simwe ntabwo hamagaye nkubwira. Komande birimo biragenda neza nimugira ikibazo na hino. Mbabarira ndashonje. Oya iyo wahamagaye imbere hano. Nza hano nje kurya. Iyo wahamagaye hano imbere. Mano ko dushonje. Oya komande biriho. Ubwo se kuri ira komande nawe ariho cyangwa se arongera aratanga. Oya urongeraho nka kwa kundi nakubwiye. Hari ikibazo se kongeraho ntacyo byaba bitwaye. Mano mbabarira kwiye. Hari n'utwenda kuboneka twaba nimbabarira kuko ndashonga. Muzane wanashyira kandi umuntu kaza bikurikira. Urakoze ndabizi urabikurikirana neza. Pasava cyarakemutse amasaha no Manudi nagakozemo uretse ko dufite ibyo kuvuga ariko ubundi no ikintu gishimije nuko muri n'amakupure urumva ikintu gishimishije mwebwe yo muri n'amakupure sibyo kuganira ntago birambirana. Oya ariko turashonje. Ntago nawe ntago bivuze ko uratinda. Ntago bivuze ko watinda mu gihe nuko umwana apfuye. Cyane kuri fanta bakora cheers. Yego. Ko mukanya ntago nongera gushyiraho urukwago. Ukuri ndanywa. Ndanywa nyuma yo kurya. No kujya wenda ngomba kunywa inzoga mu nda harimo ubusa ntabwo ari byiza. Gice gifu. Ziriya ni inzoga. Umve uvuga se. Iyo ndi kumwe nawe. Zanira tekerundi. Iyo ndi kumwe nawe ndanywa.
kuko mba nziza ko kumufuka naribyo ikibazo ni umufuka se cyangwa nuko mba nakubasha hari ukuntu usohokana n'umuntu no utanizeye kugutwara nakubasha suka se byose ana yanjye akora no waranabyibushye byo ni wowe se ariko ni gutya nsanzwe meze oya mbabarira se niyo ugenda se mu nzira n'ubyumva nizi mbyumva gute njye ni gutya nsanzwe niba narabyibushye ntabwo ubwo rero wasanga ni ibiro nka 2 buriya nuko ntabwo yarutse njye ndi kubona nyine warabyibushye urasa neza hari ukuntu nyine uriya zuba ntabwo shaka ko umuntu muri kumwe agafashe kuzanjuka n'izi n'iki ntabona reba ukuntu erega umutipe ufite umuntu umwitaho bita byigaragaza ni umuntu kera se wari uzi kwambara imyenda ijyanye gutyo twagiye upfusha tangiye kuntera isoni wowe mani uri umujama nariwe sibyo se tangiye kuntera isoni twarangiza umuntu ibyo kurya beza Anude nawe rero atera ntuzi ibi nibyo bita mise en place mise en place ni ukuvuga ngo muracyane n'umunyu namwe rugano ntabwo wazana umuntu ukawuzana ni ariko dukiri datwo uzana ni umuntu bizanire oya koko uko bigenda hose mise en place ese ariko se hako muza akazi n'ibindi babiri ongera umusubirire murana iyo mise en place yayizanye n'ibindi burabe namwe murakumviza aho kantu mise en place iza mbere madede nawe basi no sisani n'iki isano zayo n'iki kurira wiki isani kwiza ibi byose inyama ziraza oya ni mise en place gusa miza place isani none se ntabwo nabazanira amazi ngo mukarabe ariko si ibintu ngoreye ku isani ni nkuko nazana amazi ngo mukarabe mbere yuko nzana ibiryo se mbitereka hamba karabye nyuma ntabwo watipu utanga serivisi mbi cyane ariko rugabo ye nta kibazo tugirana yayima n'ukuntu uba usakuriza abakiriya usakuriza abantu hafi kuriya n'izi zirabyibushye oya iyi ngiyi ntabwo ibyibushye uzi impamvu iyo wanyweye izi nzoga bigusaba kurya ibintu byinshi niyo mpamvu rero bifite kuba njyewe nari nzi yuko iyo urufuro ari rwo rutuma umuntu abyibuha bya hato na hato ni ukuri ni nako bavuga ariko abantu nyine babizi bafite inararibonye mu kunywa aho ngaho bari muri ayo misiri ibyo ni biki se ndabizi se bagira bararagiye cyangwa basigaye bamanza kuziragira ni ibyabo babiri mu kazi kabo hano bafite se none kuriya usanga harimo utuntu tubashiranye mwambaye komandera twatanze komande aho usanga harimo utundi tuntu twabashiranye ariko reka nkubaze mu by'ukuri we ntari ukumbuye inyama z'ahantu nyuma y'ahantu ariko nizo urumva nibwo nahava nayiriye waziriye se urabona ukuvuga ngo ninjye ukugaruye higo ukuntu ufite umururumba wawe ari namubwira ngo ntuzange mva yarinyishe barangiza ngo ni ntuze ndetse tutajya boyiro basi wapi na boyiro ni iz'abagore higo nese mba ni byiza reka nkwereke inkubita amakakarauri kamwe hangover yarashize kandi kuko jya bavuga ngo iyo ufite hangover noneho ku munsi ukurikiyeho ufata izo warayinyweye ngo iyo wongeyemo hangover irashira sibyo aricyo tumva icyuma noneho umwana iyo nabonye inzoga nanjye yananize ntabwo ari yawe Manu nagira n'umugabo uzaho Manu mwana wabikurikiranye mwana wakwakwanye oya ni oya ni ukuvuga ngo nta nishimwe aribyo nari nyiri kwitaho neza ihangane gatoya uyu munsi nagakoze njyenyine ese bafafa baruhutse bafafa baruhutse baracoma serive bon appétit arya ibirayi bimwe byari bingahe ihatunga amba hakurya ku nyama yafungiye yokeje inshuti yanjye ariko simwe mwamuri ntamwe abakiriya rero muragora urambwira uti mise en place ndi kuyikora ukavuga ngo none uti urusenda karyoshye
noneho ikintu gisekeje wagira ngo ibyo ari gukuraho ibyo ari guha bariya natwe ngo kutugabanya ikibazo cy'amafoke cyarakemutse muri urugo rwose hanyuma gahunda yari ca hano mano mwebwe mushatse mwaguma gutya n'undi mwebwe nase mano reka nkubaze ikibazo oya uretse kumbaza ikibazo kuko ikibazo ukeneye no kurya vuba oya kurya se ubakubwiye ko dukeneye kurya dupfa kurya inyama bazirya zigishyushye mukaganira nyuma nta kibazo wa muti wirukana amasazi nise uri kuyabona amasazi ese nimba ari wowe ikurikiye njye se uravuga ese mano we mano karande kubwira umuntu nabi ariko nariza kudusebya hangago none se ko wumva ko ari njye uzana isazi hano ni umwanda wanyu ntabwo ubona ko turi mu ndabo turi muke ariko ubundi ni ukubona njyewe bansubiza ikibazo ndi kukubaza ikibazo katari ku musanzwe muduseriva kuki uri kuzana ibirayi mwaho ngaho specialite y'uyu munsi specialite se ariko murye vuba hanyuma se abantu bararishitse nta kanya nta seriviyete nta mabuja dore kanya nese ko ari seriviyete mu kusanzwe mabuja singira se ko hari imwe ariko hasi ubundi mufite ikihe kibazo mano uyu ntabwo yabwiye ntabwo ari buryo umunye koko mbere mabuja singira seriviyete ikibazo mwagizanikiye koko cyangwa ubwo nta peti mufite nese katari kusanzwe twakira wakwakiriye umuntu neza nese ndamwakira we ntabwo anyakira yenda mwakira nkora ikibazo nikize kuba cyangwa wagakwiye kutwakira ngaho ni karibu muryoherwa ariko inyama zibura iyo zigishyushye nishobora no gukurura isazi mwazivanaho mu nzira umunyu rugo ariko inyama bazirya zigishyushye bikarangira wese mwaza manu warunumye iki ariko se kirida ntabwo uri bikenera ariko ruka uzanye tubiri uzanye uduki uzanye inyama ebyiri wanumye zingahe se wowe komande ko ari wayatse ko yambwiye mbese ntabwo twakubwiye ngo wongere inda bikoza abivuza akanya mwica hangaze zizi nese njye naguhayemo cyane kubwe ebyiri mbwiye ebyiri nyine nongeyeho ntabwo ziravuna ariko se umbwiye ngo izibonetse nziza ariko komanda yanjye haze mufite ikihe kibazo reka njye kuzana hagarara hano gato yego mufite umunyu umwe mufite seriviyete imwe ku buryo uri kuzana umuntu akura ajyana hari agarukana ibindi nta bintu mufite aha ngaha ntabwo murya umunyu nese ntugomba kuba uhari nese wawe urakira seriviyete wari washyize hano iri seriviyete ahangaha seriviyete ntabwo ari inyongezo ijya ku nyama mwebwe ni mu mwaki mwagire sibyo noneho amazi mugakarabe ntabwo ari inyongezo yo ku nyama rwose kandi uwo muhungu umaze kubyimba uzi uko nagera bakuzanira umufuka w'umuntu asimana isi nijoro asimana mufite ikihe kibazo mwana ni mu amahoro nanjye mwana mubwire sobuja yangaje abandi bakozi muje kunavuze umuha amahoro amaze guhaga abakozi niko bamera muri akazi yagahaza ariko ujagara hejuru y'abantu ngaho mwamuvinga mugire vuba vuba buri inyama zishyushye buriya nizo zigira vitamine icyo cyo ntabwo numva hejuru asa wavuye hejuru umukobwa muri hejuru ra manu reka hejuru n'inyuma uzi kubitwara ugenda ko mana yanjye gafite karavuga agaciro abantu mu mutwe wagira ngo hasi hazi ubundi bayanyweye ibiki ibi biri nini hangana pfa kurya uko bimeze ko mutarya ariko mwagiye mugira kuraje n'amadederi hejuru ndakujomba intuzi mugiye mugira kuraje ku nyama nk'amadederi ese katari ko gasanzwe ubundi urakanyweye hazi uwo yanyweye ibiki kasinze yasinze bamugana rero papa sava nawe yakoze amakosa ni gute se akoresha umukozi umwe abandi bose ubundi iki nicyo abantu benshi bakora utubari niyo mpamvu bahomba agenda akizera umukozi bakagenda ibintu bakabikora uko biboneye niyo mpamvu abenshi bahomba hano wakiriwe na fufu cyangwa vese nakubwira umuntu wakwakira kabisa iyo nakubwira ubundi nagiye nese ubundi ko kare nta sazi zari zihari bigenze bite akantu ko kwihanagurisha ese uratugenera wamubwiye akampa fanta manu gatereke hano ugende ntabwo ari ngombwa kutumanurira aho utugerera igihe wahereye turabyose se byo konje wagira ngo yagiye muri firigo ese uri kuyumva neza
Gakondo. Ese wa munyawajyanye. Umunyu Manu. wagaruye umuntu ngenda bakuma hafi namo ndi bujye kure ariko inyama nababwira ko inyama bazishyura mbere Ntago udukongwa cye. Kabiri kanga se twishyura mbere hano. karame boss aho Ushobora kuba afite ikibazo mu muhanda. numva nazi Kakunje noneho utekereza zije. iryo wundi urana twe turavana tutishyuye oya ibindi nta kibazo inyama ariko turi kuzicuza mbere kugira ngo tuzane komande y'abandi ihene hari ukuntu ziri gushyira tuva hejuru twirira sha ubona turabajura Twishyura se tutabara no kurya. umuntu arimo ararya ntaraso kutatwishyuje mbere ko shift yanjye yari isa nkaho igiye kurangira mwishyure inyama numva bitamaze umwanya bikoze Zakonje. mwese ndibaza kuki yahereye karatubwira ngo ntabwo biraboneka abantu babikoje Ntewe ndi kwibaza. Manode yaravuye kuzana iki hariya? Bitekereze. Ibiryo izi nyama zirakonje. Hano ntibashobora kuba barahombye batagikora. Urabyemera? Urabyemera? urumva ari zimwe njye ntabwo nzi kumva kurya bigenza gute nawe ubwiye inyama zifite ikibazo Iyo nayo ni mbisi ndeye. Iyi ndiyo ni mbisi. Nawe ntabwo iriye? njye nawe sinariyo ndi bubirana ndumva Ntabwo nazi nshobora ko ntabwo nakongera kuyirya. Kuko turazishyura. Turazishyura nta mpamvu yo kuduha ibintu bidahiye. Ntasoni. Uzi ko arizo Manode avuye kuzana taburi bwe yararengeje ikarito hariya. none Kakaba ari n'agasuzuguro. Ese mbese ntahari? Manu Duhamagare Papa Sava. Manode se yavuga iki? papa sava Papa Sava! Igira hino tungire icyo nkubaza. njye Ntabwo nayiriho bishoboka inyama ndi bwishyura umuntu akarya ibintu bidahiye cyangwa akatabicya. Ntibavuge ko bahombye tumenye ko tujya kwa piga nzenze tubimenye. Igira hino Papa Sava tugire icyo tukubaza. Hano muracyakora? turakora Okay. Hano igikoni cyanyu buretse sheri. Igikoni cyanyu kiri gukora. Mucoma arahari? atonge ntawe uhari Ninde uri kotsa? ese papa sava iyi serivisi ikwiriye abakiriya koko Ninde uri kotsa? Okay, nta magambo Duhaye menshi. aka kanya. Jya kuri ino nyama. harumva irumika se wapi Batubwire niba musigaye mushyira inyama muri firigo ariho muzoca. Manode iba bizanye aka kanya ariko umva ukuntu bikonje Manu Kana gasuzuguro. aho ubonye igihe yahereye atunyura hejuru Manode! agenda agaruka ariko iyi mbwa nyihamagaye inshuro zingahe ye yahereye arangwa tujujubya hirya hakuno ndaje nje kukwireberana wangeraho upfukamye karame boss bayo hano abana niba bimbirije kabisa numvaga Ba Yohana. Tunashakaga kurya. magaze cyangwa apfuka enda vayo hano hagarara hano kujya kapiga nzeza hagarara izi nyama zavuye ndababwiye ngo bishyure mbere ariko bazishyure nabwiye ngo nangize budget nyine muze muyaduha yazo nakubajije inyama zikonje gutya userivye abantu zavuye he Bongeraho ko zitanahiye. ko nagiye atunge aje hano kuki atacanye icyokezo twe dushita se ubundi inyama zireshya gutya Ntabwo bibi. izi nyama zavuye he nese zivuye azinyujije hariya Manu zivuye. zivuye iki Tujya kubona tubona Nodi arengeje ikarito. ariko ubundi si cya gikarito waje yikoreye Afashe ibintu hariya. Dore Ikintu kidutangaje, tekereza ko komande tumuhaye dore Papa Sava. Ayizanya muri aluminium akajya guha ibirayi bibiri akagenda agahereza hariya Wagira ngo nirwo ruriya rwego wagira ngo ni abana bari hari urwego ruri niho hariya hahagaze inyoni
ariko izi nyama zirimo umucanga kupasava ngaho mba ubundi wabwirwa n'iki ko atari n'imbwa batubagiye twenyine ibyo bintu biraje izi nyama zavuye he izi nyama zavuye muri aluminium aluminium ivuye he sinzi ahantu yayiguze ariko sinkavuge ngo utangire kunzanamo ibintu by'ubugoryi wowe ajya kuzigura njye yarubwo twari turi kumwe nakubajije ngo izi nyama zavuye he nyine urumva izi nyama ukuntu zaje zije muri aluminium ziciye ku rwego ariko njye sinzi aho yayikuze zivuye he nabibabwiye ariko zari zivuye he inyama se kose bro rumwe urushyi rumwe ntacyo rukubariye rurakimaze zije zivuye izi nyama zije zivuye hasi wavuze ni kwa Hatungi boss izi nyama zivuye kwa Hatungi kwa Hatungi mu rugo kwa Hatungi he ubwo ni mu rugo yaretse kotsa najya kotsi we asize inyama zuzuye muri firigo habaye iki sa hano habaye iki akabari mwabuze amakara mwabuze ibirungo mwabuze iki habaye iki hano ese boss ngiye ko Hatungi ari akadiro ke nyine ko mu mibyizi akadiro ka Hatungi ko mu mibyizi kavuga ngo iki kavuga ngo nyine yambwiye ngo ni homboka ntabwo nzi icyo bivuze homboka ku buryo wowe ari wowe ushinzwe ahangaha n'ibintu byose akakubwira ati homboka ukajya kuzana inyama ziciye hejuru y'urugo nibyo ushaka kumbwira oya ntabwo ari byo ashatse kuvuga none urashaka kuvuga iki ashatse kuvuga ko nyine ubwo Hatungi yashutse akavuga ngo n'ubundi duhembwa makeya kandi ngo twinjiza menshi ngo ubwo rero ngo tukurekere ya weekend mundekera ya weekend andi muyashyire he mu mibyizi hanyuma mu mibyizi nyine andi nyine aba yacu ni ukuvuga ngo Hatungi asigaye afite icyokezo iwe akaza no gukora hano naba nahari mugaseriva abantu zivuye kwa Hatungi ariko ntabwo ari imbwa mubizi ko naranguye mubizi ko muhembwa ese ufite firi nako yari yavuze shaka ngo umbwize ukuri uko ibintu mwabipanze manu tudapfubuza ariko igitekerezo nyine urumva ntabwo ari icyanyu ngiye rwose yaraje arambwira ati boss papa sava aduhemba makeya tubundi abandi nka metere manudi ntabwo nakwiye guhembwa 70 ambwira ko byibuze nakwiye kuba ndi muri 300 arambwira ati rero wewe manudi urya mu gitondo ukarya saa sita ukarya na nijoro njye namubwiye ariko namubwiye ibyo bintu sinabikora ko ndanaryama ariko arangije arakomeza aranyoshya urumva ambwira ukuntu ari business yunguka atari n'ubwambira bikoze naho yakoraga ari byo byatumye yubaka n'inzu ubwo rero arambwira ati jewe manudi uwo nza mu mibyizi nyine tuzadukora system yotse hanyuma namara kotsa uze tugire mukabana ibintu mu manuye hariya tutazi aho bivuye umunsi ese ubundi ko ari ukuriya umunsi bazanye ibihumanye hakagira ugira ikibazo ubu waburiye ntabwo waba bakutwara ihute unzanire Hatungi umutwaye urya urumva umunzanire umutwaye urya n'inyama se yokeje ntabwo rero nicogora ndavuze ngo zana Hatungi kokasa ihute vuba hamusegaho hakurabona ukuntu kaba kashogozaho bazi ko abantu bahindutse wabwirwa n'iki se ko ari ihene ariko ibaze nk'ubu inyama turiye idahiye oya ahubwo ikibazo usanze ari nk'ikindi gisimba babaze muhazi se bwamaye musanzwe mutaharya neza abakozi bawe bamaze kunanira papa sava ni nk'uko nawe uhakora wananiranaga wese naguhanaga gake jewe abakiriya banjye byararangiye ariko mwihita mwumva yuko akabari kasenyutse nyine afite amakosa reka uwo nguwo aze tubahane mwebwe nta n'ikibazo ndi bubagireho ikibazo mbafiteho ni ukubasaba imbabazi gusa mwishyura iki mwishyura iki rindira rindira ze kabisa nyine hangane to cyo bana ari abayembe hari igihe abantu iyo uboroheye bagira ngo uri umunyantege papa sava